ubundi hariho abantu batazi akamaro ko kurongorwa rega tunzababwire gute niba habaho ikintu kiryoha mu buzima feeling zibaho ni ukurongorwa kuko buriya iyo uri kurongorwa cyangwa se ukarongora uba uri gukora na siporo uba uri gutuma mbese ndetse n'iminsi yawe yo kubaho iba isa nkaho yiyongera niko nabivuga kuko buriya uramererwa neza niba ari n'ibizi byari bigufite mu nda bikagushiramo ukumva ufite umunezero ukumva nta mushi ufite none se kamanze nkubaze niba uri umugore munini no gutaka nabyo byaranze niba uri umugore munini se naryari ibimana guhaye byaranze niba uri umugore munini se basi byibura da ego wenda kunyonga data we bishobora kukunanira kuko uri munini ibyo byo ndabyumva ariko se basi no kwizunguza gutya byakunanira wenda usibe kunyonga cyane ushyemo imbaraga kuko uba utabasha kwiterura ariko se no kugira gutya basi gakeya byakunanira ese basi no gukora ku mugabo wawe byakunanira ese basi no kumubyinira uduhozo byakunanira kuko uri munini umugore munini ararongorwa kandi neza cyane mwabagore banini mwe ndabinginze mwidusebya mwidusebya ni murekure kabisa burya umudiho uturuka mu itako ni murekure mubashe kunyongera abagabo banyu neza mubashe kubanyarira nizere ko aho muri hose mumeze neza cyane uyu munsi wa none hari tugiye kuganira ku kiganiro cy'umugore munini uburyo ashobora kuba yarongorwamo kuko abantu benshi bakunda kubyibaza ariko burya kenshi nta mpamvu n'imwe yo kubitindaho kuko umugore munini n'umugore muto bose ari kimwe cyane ko buriya akenshi biterwa burya n'imyumvire y'umuntu hari umugore utekereza akavuga ati se ubwo nabaye ndi munini nta mpamvu nyine tunzankora iby'abanini ariko biriya byose bipfira mu mutwe kuko umugore munini ararongorwa agira ururenda agira ubushake agira amavangingo arataka aranyonga buri kimwe cyose yagikora ahubwo reka mbwira abagore banini bankurikiye ndabinginze mugerageze kuba mwakoresha ubwo bunini bwanyu cyane ko buriya uri kurongorwa ni biriya bintu bivura stress ubundi hariho abantu batazi akamaro ko kurongorwa rega kurongorwa nta bintu so nzababwire gute niba habaho ikintu kiryoha mu buzima feeling zibaho ni ukurongorwa kuko buriya iyo uri kurongorwa cyangwa se ukarongora uba uri gukora na siporo uba uri gutuma mbese ndetse n'iminsi yawe yo kubaho iba isa nkaho yiyongera niko nabivuga kuko buriya uramererwa neza niba ari n'ibizi byari bigufite mu nda bikagushiramo ukumva ufite umunezero ukumva nta mushi ufite umugore munini ararongorwa kandi neza cyane mwabagore banini mwe ndabinginze mwidusebya mwidusebya ni murekure kabisa burya umudiho uturuka mu itako ni murekure mubashe kunyongera abagabo banyu neza mubashe kubanyarira none se kamanze nkubaze niba uri umugore munini no gutaka nabyo byaranze niba uri umugore munini se naryari ibimana guhaye byaranze niba uri umugore munini se basi byibura da ego wenda kunyonga data we bishobora kukunanira kuko uri munini ibyo byo ndabyumva ariko se basi no kwizunguza gutya byakunanira wenda usibe kunyonga cyane ushyemo imbaraga kuko uba utabasha kwiterura ariko se no kugira gutya basi gakeya byakunanira ese basi no gukora ku mugabo wawe byakunanira ese basi no kumubyinira uduhozo byakunanira kuko uri munini cyangwa n'ubushake bw'umuntu n'ubundi none se ko iki umugore munini rimwe na rimwe dusanga abagore banini ngo ntago banyara ibyo bibazo tubihura nabyo kenshi gashoboka nubwo ari munini afite ikibazo cy'imyumvire yiwe afite ikibazo cyo kutita ku kintu agiye gukora iyo ugiye kukitaho niba ugiye wumva ko ugiye kuryamana n'umugabo wawe ugomba kwanza gutekereza ukavuga ati ngiye kuryamana n'umugabo wanjye kandi umugabo wanjye shaka kumwemeza shaka kubera indaya umugabo wanjye ku buryo muhera icyitegererezo pana byo kuzajya avuga ngo umugore wanjye ibiki n'ibiki cyangwa se ejo uzasange umugabo wanjye agiye mu bandi bagore hejuru yanjye abagore ndabazi ubwo wasanga unamushyuriza amazi ngo yamumeneho reka njye mbaseka nta kindi kintu nakora ukitwaza kuvuga ngo uri munini kuko kuvuga ngo uri munini ntacyo bisobanuye ukitwaza ngo uri iki kuko icyo waba uri cyo cyose nzi neza ko wabasha kurongorana n'umugabo wawe neza umugabo akishima nawe ubwawe ukishima kuko buriya iyo umugabo yishimye hari byinshi nawe wungukiramo hari byinshi ubona hari byinshi umugabo wawe ahindura mu mibanire yawe nawe hari igihe umugabo ajya agenda akibera iyo ntakubwire bije ari gupanga muri icyo gihe ariko iyo wamushimishije hari igihe yikanga akubwira ati sheri atari kuzi ko mfite amafaranga nawe kuri konti niyi yego utari unabizi
kubera ko abona yuko n'ubundi icyo yazigamiyeho urimo uragikemura kuko ndi munini. Mbese twakira ibibazo by'abagore banini inshuro nyinshi, kandi abagore banini ndabizi barashoboye, ndabizi ni abagore beza, ndabizi ni umugore mana sinzi uko nabivuga. Uzi umugore munini arakenyera, arambara igitenge neza, ukabona araberewe, ibintu byose ukabona arabiberewe, ariko nyaboneka byagera mu buriri ugasanga abagabo bo barabanenga cyane. Ntabwo ari byiza rero kwakira ibibazo byinshi by'abagore banini. Ndifuza yuko umugore munini wese udukurikiye, cyangwa se umugabo ufite umugore munini udukurikiye, gerageza ufungure kino kiganiro yumva, agira ibyo ahindura, agira uko yitwara. Ikintu cya mbere nababwiye ni mu mutwe wacu tugenda tukabanza tukahangiriza, tukumva yuko ngo ibintu ngibiki n'ibiki wapi mu mutwe tukahangirize, mu mutwe tugatekereza yuko ibyo bintu tutabishoboye, ahubwo igihe cyose uhute abavandimwe bacu b'Abarundi bajya bavuga ngo nta mpamvu ngo umuntu ngakoroka yuriye. Ariko barawe ngo umuntu ngakoroka yuriye, ni ukuvuga ngo umuntu nyine agomba gukoroka yuriye, nk'uko abavandimwe bajya bivuga. Nta mpamvu nimwe kuvuga ngo kubuse umwana yanjye. Hari igihe ujya kubona n'umugabo, tuvuge wenda mugiye kubana n'umugabo wawe, nyine hari ukuntu nyine mutetana mugiye kubana, arabibona uri munini, yahise akubaza se sheri uzi kunyongera umugabo, basi se uzi kuyiririmbira, uzi kwitakira, ugatangira ati sha ntago mbizi n'iki, ukaba wiciye ubukwe. Nta mpamvu nimwe yo gukora, ubundi umuntu akoroka yuri, nta mpamvu yo gutinya kurira kandi utazi niba uri buhanuke. Niyo mpamvu rero iyo ikintu cyose wakishyizemo ukumva ko ugomba kugishobora, uragishobora ndetse cyane. Sheri uzi kunyonga, sheri ndabizi, sikwaku niba nyonga nk'igare se cyangwa se nka moto. Iyo ukaba uramwemeje aho ngaho kabisa, yitakoshera ubwo urumva byananira, sikwaku ndi bagira gutya se bakagenza gutya nk'umuntu uri gutwara imodoka. Ati aha ngaho ndi kubyumva ko bizi. Ariko se sheri ubundi buretse sheri nzi kuyiririmbira, ati sheri nzi no kuyibyinira, nkabasha kuba nagira gute, kuba nayiterera nk'uturirimbo runaka. Sheri ndagukunda, iyo uri kundongora uranyemeza. Ugasanga umuntu arimo kuvuga ati sheri ubwo se iyo umugabo amanutse abikubajije ukamusubiza muri ubwo buryo mbisubijemo, urumva uwo mugabo yakwirengesha? Ntabwo yakwirengesha. Noneho nawe iyo umaze kubimusubiza gutyo, iyo ugeze mu rugo ugerageza uburyo ki bwose bushoboka, ukavuga uti uko byagenda kose ngomba kumwemeza. Bya bintu navuze nyine kugira ngo nyine bigende neza, yashyiramo ukabasha kwenyongera, nubwo waba utabizi ushyiramo imbaraga, yanyaza ukagerageza uburyo ki bwose bushoboka, amaso ukayasunika akaza. Wagira noneho gutaka warabasha ukanimba n'iza Tanzania n'iza mimi nakupenda, ugasanga wabiryoheje, wabyereje muri ubwo buryo, ugasanga ibintu byaryoshye, byarengeje kuba byaryoshye, kubera ko umugabo uba wamugije ahantu ashaka. Ikindi kandi burya ikintu nabonye abagore mufiteho defo ni kimwe, iyo umugore umaze kumugeza mu rugo rwawe atangira kumva ko nyine yarufashe ibintu ari amahoro, kumva ibintu ni amahoro. Nta n'impamvu nimwe yo kumva ko ugomba kwicara ngo wumve ngo ibintu ni amahoro. Igihe cyose ujya uhora ubona ko ibintu ari intambara nyine ibintu bidasanzwe, ibintu bifite ibibazo, mbese ujya uhora igihe cyose ubona ko wibuza amahoro. Niyo mpamvu rero buriya umugore yabishatse yibuza amahoro ku mugabo we. Niko n'indaya burya zikunda kubaho, nubwo mujya muzisuzugura usanga buranga indaya ngo urayantwariye umugabo, gusenyera ndaya ngo indusha iki. Ariko burya ikintu ikurusha kwibuza amahoro, mu rwego rwo kuvuga ngo muhe neza, mbese nyitakire, mbese nyongere, mbese nyinyarire, ku buryo uriya mugabo azajya ahora ntekereza akanzanira bya 20 ajyaga ngira gute yajyagama. Yazaniye uyu munsi, ejo azagaruka binzanire, ejo bundi agaruka binzanire. Nicyo kintu indaya igira gute ikurusha wa mugore we, nta kindi. Ikubuza kwibuza amahoro, igahura itekereza ivuga ati hakahe gashya nakorera umugabo we nkamwegukana we. Yaje rero akagira gute akabasha kumunyongera neza, bya bintu udakora akayinyarira, bya bintu udakora kare kuri bizi bikagwa nkariya, bya bintu udakora bikagira ute
akabasha kuba yayitakira agafata umugabo wawe neza, birangira mugutwaye kubera iki? Kubera ko wowe ntabyo ushoboye, nta n'ibyo uzi, kandi uwanyaboneka abahari barahari bazi kugira gute kubishobora. Hari n'igihe aba ari n'umugore munini mwese munangana ariko ugasanga azi gutanga keya. Ari niyo mpamvu abagabo bakunda guhora mu rujijo bambaza ngo ese Brenda ni ikihe kibazo, ese ko tugera hano tugasanga abagore banini bazi kunyara, twagaruka iwacu tugasanga ntabwo babizi. Mbese namwe muryango mu murabyumva nk'abantu bakuru. Niba hari icyo rero udasobanukiwe hasi muri comment ukatubaza tukagusobanurira, ariko nyaboneka gerageza wibuze amahoro, gerageza were kumva ko ibintu ari amena, ahubwo igihe cyose ibintu byose ujye uhora ubona birimo ibibazo byinshi, hanyuma noneho ibintu bigira nk'intambara ubashe kugira gute, ubashe kubaho urwana. Komeze kugira ibihe byiza, ndabakunda, bye.